bakunzi bacu, bakunzi bakadasohoka, bakunzi ba Mosi TV, Imana ibaha umugisha, Uwiteka abatindeho cyane, kandi abaha umugisha ni ukuri, muri ab'igiciro kandi Uwiteka ari kumwe namwe. Wowe wakanze subscribe nagira nkubwire ngo God bless you, ni ukuri Imana iguha umugisha. Nawe utarayikanda ndakwinginze ni ukuri kandaho kugira ngo tubane mu buzima bwa buri munsi mu kubwiriza ubutumwa, nibyo bidufasha. Rero uyu mwanya imbere ya kamera tuhafite abakozi b'Imana bariho amavuta y'Imana. Hari umuntu mwe mwarabuze bita Safari uririmba indirimbo nziryoshye cyane, tuhafite abapastor batandukanye. Rero ariko ndasaba ngo mushumba Pastor Moyizi, uraho neza? Uraho neza. Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe. Nishimiye kubakira kuri kamera. Murakoze cyane. Ni ukuri mufite ubutumwa. Byonyine umuntu akibakubita amaso ahita abona ubutumwa. Ubundi hari umushumba umwe muri iki gihugu uvuga ngo Imana igukorera igitangaza kivugira. Hari umuntu ubona ubundi niwiga uvuga ibintu byinshi ugahita ubona ko Yesu ari kumwe nawe. Ariko nta kindi gituma tubibona ni umwuka wera. Umwuka wera niwe utuma tugira ute ubona umuntu ukabasha gusobanukirwa ngo uyu muntu ni umuntu w'Imana. Haleluya, Imana ishimwe. Uyu mwanya rero nishimiye kubakira kuri kamera, ndagira ngo nkwi ijambo udufashe kwakira n'abandi muri kumwe, wowe uzi ukuntu tubigenza. Imana igumugisha Ferdinand, wakoze cyane. Mboneho nanjye gusabira umugisha abakunzi ba Mosi TV, kandi mbasuhuza ngo Yesu ashimwe. Tumaze kuba inshuti z'agadasohoka uburyo bw'ijambo ry'Imana n'ibiganiro tugirana bya buri munsi, kandi turifuza yuko tuzagera kure aho Imana ishima ko tuzagera. Ariko nagira ngo rwose mbashimire kandi mbabwira ko tutazabatenguha. Ntabwo tuzabatenguha, tuzakomeza kuba abizerwa mu buryo bumwe n'ubundi. Ariko kandi nagira ngo mbabwire ko aba batumirwa ni ab'umugisha. Uyu ni Safari wundi warimye ngo dore itorero rya Kristo riratashye, ndamureba ariko si ubu n'ayandi. Nagira ngo ari hano iburyo bwanjye, abanze asuhuze bene data abakunzi ba Mosi TV, abasuhuze. Yego, murakoze cyane. Amazina nk'uko Mushumba Moyizi yavuze ni Safari Jean Pierre. Mwagiye mumenya ku ndirimbo zivuga ngo naba mu isi y'abazima nabonye umukiranutsi akundwa n'Imana, itorero rya Kristo riratashye, iminsi ya nyuma ndamureba, ubuzima busenga nibwo buzima, waba w'ibihumbi niho abera bazaba. Rero muri uyu mwanya duhuje abakunzi b'iyi televiziyo Mosi TV, hanyuma kandi tunejejwe no kubana namwe muri iki kiganiro. Turabyishimiye. Amen. Dufite hano umushumba, inshuti yanjye, twari tumaze iminsi tudera umushumba, ariko Yesu abigenje neza ngo duhure tunabwira amahanga, duhanurira amahanga, tubihwanya n'ubuhanuzi bw'Imana yavuganye natwe. Ngo nagushyiriyeho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nagiraga ngo mushumba, ntavuze titire yawe, ahubwo wowe mu muhamagaro ndetse no mu mavuta agukwiriye kandi Imana yaguhaye, wibwire abakunzi ba Mosi TV, ndetse tunababwire yuko dushaka kwihuta tukava muri title no kwivuga tukabagezaho icyo Imana yavuganye natwe. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Reverend Pasteur Tukuzeyesu Jean Aime, wubatse umushumba mu itorero Blessing Miracle Church. Ndashima Imana kuba nongeye kubona Mushumba Moyizi duherukana kera, hashizemo iminsi, ndetse umukozi w'Imana Safari, mbese uko mutureba turi inshuti gusa. Amen. Kandi zikunda n'ibihe byose. Amen. Turi kumwe namwe kuri iyi channel, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Turabashimiye ni ukuri, muriho ubwiza bw'Imana. Muririmbyi yaremye ngo bwira mugenzi wawe ngo urasa n'Imana, namwe murasa n'Imana. Imana ibahe umugisha. Reka nsabe mu mushumba muri Blessing adufashe Aime, adusengera Imana, ubundi dutangire gahunda yacu. Amen. Imana yacu nziza, twongeye kugushima no kuguha icyubahiro. Uzi byose, umenya byose, waturemye mu ishusho yawe ufite impamvu, waduhamagariye umurimo mwiza
wo kuvuga ibyawe. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ni umutsima, ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni itabaza rimurika, ijambo ryawe ni ubugingo. Urifite aba afite byose. Haleluya. Natwe turi hano kubw'iryo jambo. Twabyawe n'iryo jambo, twavutse kubw'iryo jambo, twahamagawe n'iryo jambo, twicajwe aha n'iryo jambo, tubayeho kubw'iryo jambo. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Haba ari twe muri uyu mwanya, ahubwo ijambo ryawe, izina ryawe aba ari ryo rihabwa icyubahiro mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. 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 Murakoze, ndagira ngo umushumba adufashe muri no minsi birimo bigorana cyane ku bintu bijyanye n'abashumba, ku bijyanye no gukora umurimo w'Imana. Abantu benshi bari kwitotomanga bivuga bati abapasiteri bari abakera. Ni ukubera iki abantu bari kuvuga ngo abapasiteri bari abakera, ngo ubu ngubu ntabwo ari abakera? Ni ya minsi Pawulo yavuze ngo mu minsi y'imperuka hazaba hari ibihe bigoye biruhije umugenzi. Ndagira ngo udufashe unatwinjiza muri topic y'uno munsi y'ubutumwa bwiza mugiye kutugezaho kugeza ku bakunzi bacu. Imana bamugira. Murakoze cyane Ferdinand. Icyo uvuze kirakomeye, ariko icyo ushaka kuvugaho abantu nyine kwivovota no kwitonganya biraturuka ku mpamvu zitandukanye, ariko nibakurikirana kino kiganiro biraza kubamara amatsiko n'impungenge. Nibahumure, duhari mu mwanya wo kugira ngo dutekereze icyafasha abantu b'Imana. Reka ahubwo twanzike amatsiko bafite araza gushira, ibibazo bibaza biraza kubonerwa umuti. Reka twifashishe Zaburi ya 84. Turasoma ku murongo umva, yes, 84 murongo wa 5. Aravuze ngo hahirwa ababa mu nzu yawe, Ababa mu nzu yawe babasha kugushima ubudasiba. Hahirwa ababa mu nzu yawe, babasha kugushima. Reka turijyanane n'iri rero yo muri Zaburi ya 92. Turasoma ku murongo duhuze umurongo murongo ni wa 14. Aravuze ngo ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka bazashishira mu bikari by'Imana yacu. Hambere ku murongo wa 5 avuze ngo hahirwa ababa mu nzu yawe, abo babamo. Haleluya. Hahirwa baba mu nzu yawe, abo babasha kugushima ubudasiba. Noneho ageze hano aravuga ngo ubwo batewe, niba abanyamahirwe, ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka bazashishira mu bikari by'Imana. Ni ijambo rimwe rivuga ngo mbese mu by'ukuri abari mu bikari by'Uwiteka nibo bakwiye kuhaba, koko barahashishi? Ese ubundi koko ni abanyamahirwe? Ijambo rya mbere tubonyemo ijambo rivuga ngo hahirwa. Ijambo risobanuye ngo hahirwa bisobanuye ngo ni ukubura umunyamahirwe pastor. Sibyo mwari? cyane rwose. Hahirwa ni umuntu wahiriwe, ni umuntu ufite isumbwe ku bandi. Se koko aba bantu bitirirwa izina ry'Imana koko ni abanyamahirwe? Yego cyangwa hoya, buri wese aravuga uko abyumva. Mwari, aba bantu bumva uti? Bibiliya rero buriya ni nziza cyane. Ivuze ubundi umunyamahirwe ni muntu ki? Icyo umuntu yagakwiye kwibaza. Umunyamahirwe ni umuntu ugira gutya akabona umugisha atateganyaga, akabona ikintu cyiza ariko kikaza kimutunguye.
nk'uko ushobora kuva mu rugo mu gitondo wagera mu muhanda ukabugiza umugisha utoraguye wenda amafaranga nk'ibihumbi 100 uyatoragura avuga ati ngeze amahirwe kubera iki mu bintu muri budget plan y'ayo mafaranga ntabwo yari ahari ariko kubera yuko ayatoraguye kandi murabizi ukuntu amafaranga avuna uwo nguwo abagize amahirwe nawe avuga ati ngeze amahirwe yego ibyo kuvuga ngo wayataye ntabwo twirirwa tumurebaho kuko ntawuba hari nta n'uba mubikurikirana ahubwo yatoraguye niwe munyamahirwe umva kandi nturogoyeho gato uravuze cyane Imana igumugisha ndabyumvishije ariko kugira ngo tuze kumara abantu amatsiko yego ijambo ryavuze ngo hahirwa ababa mu nzu yawe abo babasha kugushima udasiba ese bundi kuba mu nzu y'Imana ni amahirwe harimo amahirwe reka twe kureba ibindi kuba mu nzu y'Imana ni amahirwe urakoze cyane mu by'ukuri narindimo n'ubundi mvuga urwo rugero ariko narindimo negera n'ubundi iryo jambo ryitwa amahirwe yo kuba mu nzu y'Imana yo kuba mu nzu y'Imana kuko nibyo turimo tuganiraho kandi ibyo dushaka abantu bumva tubagasesengura tukabikorera ubusesenguzi tukamenya amahirwe yo kuba mu nzu y'Imana ahangaha rero uhita winjira ni amahirwe kuko kuba mu nzu y'Imana ni iby'igiciro gikomeye cyane mu nzu y'Imana umuntu agira amahoro Hallelujah. mu nzu y'Imana imiruho n'ibyamusitirisaga byose iyo ugeze mu nzu y'Imana uraruhuka cyane iyo ugeze mu nzu y'Imana uhumvira ijwi ry'Imana kandi ijwi ry'Imana hari ijambo nasomye arambwira ngo ijwi ry'Uwiteka rishwaje birimo iby'umuriro Imana ishimwe mu by'ukuri ibintu biba bikwasamiye aba ari byinshi hanze aha ngaha haba hari ibibazo byinshi bijyanye n'imibereho n'ubuzima bw'abantu wumva ijwi ugeze mu nzu y'Imana muri make abantu baba bararushye hanze ariko iyo ugeze mu nzu y'Imana haleluya uturwa imitwaro Imana ivugana nawe hanyuma byishimo bikagaruka umunezero ukagaruka mbese mu nzu y'Imana ni ahantu ho kubahwa mu nzu y'Imana ahantu ho gutinywa mu nzu y'Imana ni ahantu ho kubabwa kuko niho turuhukira imitima yacu ikaharuhukira koko ni amahirwe amena mushumba nakongeraho mu buhanga bwanyu n'ubunararibonye nanezerewe kubwira ijambo amen Zaburi ya 84 umutwe w'amagambo wayo itangira ivuga ngo ni zaburi ya bene Kora bene Kora amin Kora ninde Kora n'umugabo wifatanije na Biramu na Datani kurwanya ubwoko bw'Imana ubwo Mose yavanaga Abisiraheli n'Imana muri Egiputa hanyuma abantu benshi bapfa bazize uburiganya bazize amagambo yo kuyobywa bihita byandikwa mu gitabo birandikwa ngo Kora na Biramu na Datani batumye iteraniro ry'abantu bapfa kubera ko babayobeje bagasuzugura Imana bari gumuye bene kubakomokaho rero bakurana iryo pfuno bakurana iryo pfuno bakurana ku gababa bakurana ku gahinda umunsi umwe Dawidi amaze kwima ingoma kuko izi n'indirimbo za Dawidi atoranya bene Asafu kuririmba atoranya bene Asafu kuramya Imana haziramo na bene Kora amahoro bari baraburiye mu mahema bayabonera mu nzu y'Imana agaciro bari baraburiye mu mahema mu ngando bakabonera mu nzu y'Imana ibyishimo bari baraburiye mu mahema babonera mu nzu y'Imana iyo bavuze ngo hahirwa baba mu nzu reka nkubwire ufite inzu yawe ugukodesha afite inzu ye ariko hari n'inzu y'Imana hari inzu zitiriwe imikino hari inzu zitiriwe kubyinirwamo hari inzu zitiriwe kurwaniramo hakaba n'inzu y'Imana hari inzu zitiriwe imyidagaduro hari inzu zitiriwe ubusambanyi ngo iki ijambo ryavuze ngo hahirwa baba mu nzu yawe mu nzu yawe baba mu nzu y'Imana amahoro utabonera muri etaje yanditseho izina kwa naka shekanaka uyasanga mu nzu y'Imana
umunezero utabonera muri etaje muri hoteli y'inyenyeri 19 y'inyenyeri 5 iyo ni inzu yubatswe n'umuntu mu mafaranga mu madolari uwubonera mu nzu y'Imana. Bene Kora bageze mu nzu y'Imana basanga nta handi hantu hari ibyishimo kuruta mu nzu y'Imana. Mu ndirimbo baririmbye bavuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Turabihishukiwe. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Ngo hahirwa abafite mu mitima yabo inzira. Ariko baragaruka gato baravuga ngo hahirwa baba mu nzu yawe. Abo ngabo uri gukurikirana iyi YouTube, uri gukurikirana iyi channel, ni ukuri kose abagabo bangana gutya ntitwakwicwazwa no kukubeshya. Hahirwa baba mu nzu y'Imana. Hahirwa baba mu nzu y'Imana. Haleluya. Ahubwo uba mu nzu yande wowe. Amahoro yawe uyabonera mu nzu yande. Mu yihe nzu? Byishimo byawe ubonera mu nzu yande. Shumba numvise ikintu gikomeye. Ababa mu nzu y'Imana babasha gushima ubudasiba. Biravuze ngo niyo bari mu makuba kuko baba mu nzu y'Imana bagira amashimwe atagaragara. Erega muri etaje wahakubitira yo bega mu nzu y'Imana ariko muri etaje barahiyahurira. Muririmbye yararimbye ngo mu nzu yawe ni heza ngo ndahakunda ngo hatonyanga imigisha. Hahirwa baba mu nzu, ni ukuvuga ngo umuntu uba mu nzu y'Imana haleluya aba afite n'amahirwe yo gushima vanga amashimwe nta cibwa. Imana barateguriye uwo muntu uba mu nzu yayo ibizatuma ashima. Ubundi tubivuge neza ukuntu ibintu bimeze. Imana mu nzu yayo yahateguye ibizatuma uzahaba azashima. Niyo mpamvu mu zindi nzu bigorana kuzibamo ngo ushime kandi ushime ubudasiba, ariko bikoroha kuba mu nzu y'Imana. Iyo nzu yateguriye abagenzi bikwiriye. Haleluya. Iyo nzu yateguriye abazashima ibizatuma bashima. Unyibukije igitabo cy'umugenzi. Unyibukije igitabo cy'umugenzi. Mugenzi yabajije mukristo ngo akiva mu isayo yabajije Mutabazi aramubaza ati ariko Mutaba undi ati niki gituma nyir'ururembo yateguye iyi nzira ko ari y'abagenzi bajya mu rurembo banyuramo kandi harimo isayo? Ngo Mutabazi aramubwira ntabwo nyir'ururembo yateguye ko abagenzi basayagurika, ahubwo mu isayo hagati nyir'ururembo yashyizemo amabuye yo gutarukira. Singira amabuye Mana ndandagireho kuko muri inzira uzuye isayo. Nyambutsa nkomeza fatiye ukuboko mu bihe byose nzagushima nawe. Mu bihe byose nzagushima. Hahirwa baba mu nzu y'Uwiteka. Nyiriyo nzu aba yarateguye. Ababa mu nzu y'Uwiteka bafite amahirwe. Ntiwagera mu nzu y'Imana uri ingumba gukomeza uba ingumba. Bafite amahirwe badakomora mu nzu y'Imana ufite karande kugumane karande. Karame Yesu. Nyiriyo nzu aba yarateguye kuzagera amazara menshi, ariko hari inzu ugera mu gashima udasiba. Ntiwagera mu nzu y'Imana kugumana umuvugo. Ntiwagera mu nzu y'Imana kugumana ububabaro. Ntiwagera mu nzu y'Imana kugumana ubukene. Niwabuze ibitotsi arabibona. Ntiwagera mu nzu y'Imana gupfana umunaniro ngo sirimenaje. Ntiwapfana ibyaho ba mu nzu y'Imana. Ahantu ugera agacupa ukakareka, ahantu ugera agatabu ukakareka, ahantu ugera ubusambanyi ukabureka. Mu nzu y'Imana. Nyiriyo nzu abanyamahirwe nabivuze. Amazu ni meza, niyo ubamo ni inzu, niyo ukodesha ni inzu, niyo ukoreramo ni inzu, naho utaha ni mu nzu, na resitora uriramo ni inzu, na hoteli usohokeramo ni inzu, na stade ujyamo igira inzu zose zitwa inzu, yose yitwa amazu. Kandi ukajya ayo mazu ni inzu y'Imana. Oya naho yababariye hari inzu, naho wabariye ni mu nzu.
naho wakubitiwe ni mu nzu, naho wamburiwe ni mu nzu, naho waseberejwe ni mu nzu, aho bakwijereje ibyishimo naho wafatiwe ku ngufu, aho bagufatiye ariko mu nzu y'Imana. Wele bere kolonga ni mapatene ma amavuta amabuye mana. Ni ukuvuga ngo mu nzu y'Imana hana mu nzu y'abantu. Ikindi kintu umushumba abantu bari kumenya, ntabwo abantu bari kumenya gutandukanya kuba mu nzu y'Imana no kubana n'umuntu w'Imana cyangwa gutembera mu nzu y'Imana. Ikibazo gihari, abantu baza mu nzu y'Imana baje kuhatemberera, ntago babamo, baje gushaka umunyamavuta, baje gushaka umuhanuzi. Niyo mpamvu uyu munsi baba baraha, ejo bari hariya, ejo bari hariya, ejo bari hariya, yewe muri izo nzira z'ubuyobe bagahuramo na byinshi. Utembera mu nzu y'Imana cyangwa unyibukije ngo ku irembo ryitwaga ryiza hari saa cyenda z'amanywa zuzu, uriya muntu ngo yari yarasabye abantu yarabazonga imyaka 49 yicara ku buryamu, yari impumyi, ariko ngo basaba ngo bamuhe ngo atere intambwe abagabo batatu kwinjira mu nzu y'Imana. Buretse wumve, Petero na Yohana barahagera, arabasaba ngo bamuhe, ngo baramureba, babona ikintu akwiriye si ifeza si n'izahabu, kuko bari babonye ko yasanzwe abihabwa, ariko agataha atahanye ubumuga. Baravuga ngo ikintu cyonyine cyatuma uyu muntu ahindurirwa ubuzima ni igishoro, uvuga ngo ni igishoro cya burundu, cya dezanto. muzi uyu mugabo amaze gukira, Petero amuhagurukije, ntabwo yasubiye mu nzu ngo yinjirana nabo, yitera hejuru. Buretse ngo abantu bose baramumenye. Buretse gato, ibyo ni ibintu biva mu nzu y'Imana. Ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko tubitse icyo dufite turakigura. Mbabara uvuga icyo bavuze content ya babarira gato, nyune muri content ya Pastor Moses ndefiyemo akantu gato ngubaze wowe, uba mu nzu y'Imana cyangwa utemberera mu nzu y'Imana? Byaba bibabaje, kuko niba uhatembera nta mabanga yahuze, umenya amabanga yo mu nzu nuba mu nzu. Kera ngo abiru umenya amabanga ya nyir'inzu, ya nyir'urugo, nuba muri urwo rugo, umenya urira ku meza yo muri iyo nzu, uwiyuhagira muri dushe y'inzu uyibamo, uwemerewe kurwara akavuzwa nuba muri iyo nzu. Uba mu nzu y'Imana cyangwa uratembera ukongera ugataha. Ni nawe ubona Yesu. Uba mu nzu y'Imana niwe wumva nyir'inzu. Mpamvu utumva ijwi ntago uba mu rugo rw'Imana, ntago uba mu rugo, ntago uba mu nzu y'Imana. Wakumva ijwi bya nyir'inzu gute? Abantu bazanye nyir'urugo gute utaba mu rugo? Bazanye intego zindi, abantu bazanye izindi ntego, bazanye izindi mpamvu. Barahatembera gusa. Niyo mpamvu umuntu aza mu nzu y'Imana akaba n'umurozi, akaba n'umuntu akanasambaniramo, akayibiramo, agatubura, atemberera, ntabwo haba. Kuko uramutse uhaba, ibyo ubazwa byose bibazwa nyir'inzu. Urabivuze nibuka umugabo Parasikorebo, niba uba mu nzu y'Imana, ibyo ubazwa, ibyo ukeneye bibazwa nyir'urugo, bibazwa wirirwa wirwanirira, ntabwo uba mu nzu y'Imana. Urabivuze unyibutsa umuntu wabaga mu nzu y'Imana, wabagamo, witwa Samweli. Samweli ngo nyina akimara kumutanga, ngo yabaye ishimwe mu nzu y'Imana, kuko abahungu ba Eli batembereragamo gusa. Bibiri kavuga ngo bane Eli bari ibigoryi cyane, ariko Samweli ntabwo hageze ngo abe ikigoryi. Sobanura ibyo bakoraga, bafataga ibitambo n'abagore baje gutambira, bakabasambanya mu rusengero, bakabikorera mu nzu y'Imana. Bene Eli banatumye abantu bahurwa mu nzu y'Imana cyane. Dufite bene Eli bayobeje abantu, hatuma abantu bahurwa abakozi b'Imana, abantu bahurwa abahanuzi. Niba waraje ugakurikira bene Eli bo mu rusengero, ntabwo uzigera umenya ibyiza byo mu rusengero. Ntabwo uzabimenya. Niba waraje ugakurikira bene Eli, ntabwo uzabona umunezero wo mu gakiza. Muri ibi byavuze ngo imigisha yose yo mu gakiza twarayihawe.
hele ozala Yesu we iki kiganiro ntabwo turi bugishobora ntabwo nagishobora ntabwo turi bugishobora byaneze nudasoza hari umuntu ahubwo abantu bari mu rugo cyangwa baza gutembera abandi bakurikiye abandi baje bakurikiye Samweli nubwo yari muto ntabwo yagiye mu kigare ahubwo yagumye mu nzu yagumye mu nzu ijwi bene Eli batumvishe araryumva icyo nashakaga araryumva ijwi iyo ugeze mu nzu y'Imana ntube umutembereza ahubwo ukagumamo ugashaka mu maso y'Imana warakuvugisha nyiri inzu avugana nawe nyiri urwo rugo bivuge neza Kristo hari umurimo uhinze neza erega uhinze neza Eli yageze ku rwego atacyumva ijwi ry'Imana Samweli ageze mu nzu y'Imana kubera ko Imana yamwemera n'abahungu be batakiri rero aba bantu batembera aba bantu batemberera mu rugo mu nzu reka bagereranye gutya muraza gusanga ari uko mumeze bameze nk'abantu muza muri anniversaire y'umwana wa nyir'urugo mwamara kurya mugataha nyir'urugo akaguma mu rugo n'uwakoze anniversaire akaguma mu rugo abaje gutembera mwatembereye umva n'ikindi dusubiza cya kibazo cya Ferdinand yavuze banga abantu ngo barijujuta dore impamvu bijujuta bagera mu nzu y'Imana aho kugira ngo barambye basenge batembera bagakubitana nabo bita bene Eli bakabatwara mu ngeso mbi bene Sikewa bakababwira bati turabagirayo bari bazi kuvuga ngo turirukana abadayimoni mu izina rya Yesu uwo Pawulo waba umwana w'umutambyi se ntumenye ibyanditswe ntabwo bishoboka bari bazi ibyanditswe imihango yose kandi nubwo bene Sikewa batakirimo ariko abuzukuru babo bari niyo mpamvu rero umuntu iyo ageze mu rusengero akubitana na bene Eli bamwe bakorera ibyaha mu murimo agakubitana na bene Sikewa bakubwira bati turaguhanurira igitangaza ari uko tuzaniye miliyoni 10 none wowe urahitamo rero ibirenge birambikemo ube mu nzu y'Imana cyangwa ukomeze utembere uhure n'abakuzibye barakuzimye ariko reka nkubwire undi mu nzu y'Imana birakurangiza Imana bamugisha uretse gusezera ngewe byandenze kuko ndi kumva umugisha uri mu nzu y'Imana amahirwe ari mu nzu y'Imana aho waburiye agaciro ukabonera mu nzu y'Imana ariko uzi ayandi mazu yose kuyarara murira wagera mu nzu y'Imana ugaseka mu nzu y'Imana ni heza uzi kuba imfubyi hanze kandi witwa ko ufite umuryango ariko wagera mu nzu y'Imana ukabonera ababyeyi ukabonera umuryango ukabona abavandimwe ukabonera abagusura ukabona amahoro amazina witwaga wagera mu nzu y'Imana agahinduka mu nzu y'Imana ubamo hahirwa baba mu nzu yawe basha kugushira ubudasiba mu mwaka wa 2017 nagiye ahantu bita Iboneza ni mu burengerazuba ni muri Rutsiro banzanira bwari muri paruwasi ya Rugamba ahantu bita ku Gasenyi banzanira umudamu yari uwo muri Isilamu yabaga ku kirwa cy'Ibugarura bamuzana bamuhetse mu ngobyi shaka kuvuga icyo bita agaciro ko kuba mu nzu y'Imana bamuzana bamuhetse bari gucunganwa n'uko apfa kandi we n'akana ke gafite nk'imyaka 4 nako kare gafite ikibazo ariko urembye ari nyina bahagejeje uwo mugore pasiteri arambwira ngo abantu wasenyeye ejo bazanye umurwayi ariko ntabwo tuzi ko we rwose ari bukire none ahantu ararembye cyane icyabaye ni igiki nje nitaye ku buremba arembye nagiye gusenga nizeye nkigerayo nkivuga ngo mwami Yesu nangiye gusenga ibyari bimurimo byatangiye kuvuga reka nkubwire kuba mu nzu y'Imana ibyari bimurimo byavuze ijambo rikomeye biravuga ngo wa mugabo uyu ni umuntu wa gatanu twambuye twaramugejeje kuzimu kandi twari tumumaranye imyaka 5 n'uyu mwana we tumumaranye imyaka 3 n'amezi 9 none nabo urabatwambuye turasenga umugabo we aravuga ngo niba umugore wanjye akijije
niba umugore wanjye akize ndagira ngo mbabwire ngo n'abahetsi bari bari aho ngaho batahanye ingobyi bayiteruye umugore yigenza n'umwana we umugabo n'umugore barakijijwe ubwo navuze ahantu kugira ngo ushaka kumenya amakuru azayamenya cyane niba rero mu nzu y'Imana umuntu ahagera baramutanze amaze kuziba iyo myaka hari n'abandi bantu bagejejweyo batanabizi batanabyemera dufite abantu bazana kuri kamera bashinzwe gucarenjinga abantu babivuga ngo nabatubuzi twebwe ntabwo twicaye ngo tukubwire ko tugutuburira turashaka tukubwire ngo mu nzu y'Imana hari imbaraga ziruta izindi hari ubuzima nugira amahirwe ibintu byitwa imigozi yaguhambiye imyaka yawe yose uzabikurwaho nuko Uwiteka azakureba akakubonera mu nzu ye yarangiza akagukiza umutwaro wagendanaga igihe kinini reka nkubwire abantu bafite uburetwa abantu bafite imitwaro abantu bafite intambara abantu bafite amarira abantu bafite agahinda abantu bafite ibigeragezo abantu bari ku rwego no kwishima byashize ibyiringiro byashize ariko namaze kubyumva mu nzu y'Imana iyo utahatembereye ahubwo ukahagenda ukahaba Imana icyambere gutura imitwaro iyo utihuje na bene Eli cya kabiri ugomba kwirinda kwihuza na bene Eli ndetse na bene Sikewa ahubwo ukaba umwana mu rugo icya gatatu Imana igukuraho amazina nibyo abantu bagushyizeho n'ay'umuryango n'abene wanyu kane Imana igukora ku maso cya gatanu iguhindurira izina cya gatandatu iguha amahirwe bene wanyu bakwiba amahirwe wari warabuze icya karindwi igushyira mu murongo icya munani iguha uburinzi icya cyenda iguha n'ubudahangarwa icya cumi ikugabira umurimo sherante cumi na rimwe abagukomokaho bava mu gisekuru kiwanyu bakajya mu gisekuru cyawe n'Imana cy'abanyamahirwe cy'abafite ayo mahirwe cumi na kabiri Imana iguha isezerano ry'ubugingo wasoreza reka mbabwire niba mwemera yuko hari abakozi b'Imana kuko muri bya bindi byose muvuga hari ibirindwi bitarapfukamira Bayali gerageza rero ugaruke duterane dutarame icyo uzatubwira comment uzashyiramo izatubwira niba koko aba bantu b'Imana bakeneye kugaruka ngo dukomezanye nitubona ntacyo witayeho tuzamenya yuko n'ubundi tutagufashije ariko nitugufasha ukumva ukozweho uzagira icyo tubwira kandi tuzacyemera inama zanyu turazikunda ibitekerezo byanyu biradushimisha tuzi neza yuko umurongo turimo ari uwa Kristo kandi intumbero dufite niyo kujya mu ijuru Imana iduhana umugisha ndabashimiye bene data Shimire mushumba nari ngukumbuye ariko noneho unteretse ahandi ndushijeho nanjye nari ngukumbuye ariko unteretse ahandi nanjye ndabakunda kandi aba bashyitsi ni mubashima n'ejo bundi bazagaruka Shimire cameraman Imana iguhe umugisha nawe urumva uzitera haleluya oh haleluya Imana ishimwe nagiraga ngo sabe bose bavuga nimero zabo kugira ngo hagize ukenera kubakenera inbox abe yabavugisha reka twebwe tunabisobanure neza ari igihe ushobora no kubona umuntu dore turi no mu minsi iheruka umwaka ari ngiye no kukibagirwa turi mu gihe cyo gusenga sabe abantu mwese mudukurikiye dufatikanye mu bihe cyo gusenga turimo cyo gusenga tuhombye satani ngo hatagira ubu gitambo mu mpera z'umwaka baratamba ariko turi gusenga ngo tuhombye satani ijuru ryunguke kandi abantu basoza umwaka neza banawutangira uwundi neza rero niba turi gusenga tukagusengera umukozi w'Imana ukumva wamukunze ugakorwa ukumva wamukeneraho inama cyangwa hari icyo wamukoreraho umugisha cyangwa ukamuha noheri na bonane uzabikore ntawabyanga ubikoranye umutima ubikunze uzabigororerwa niyo mpamvu urumvuga ngo nimero zabo ni ingenzi wamuvugisha wamukoreraho umugisha wamugisha inama wamusaba amasengesho ibintu nk'ibyo bitandukanye uko umutima ukuyobora gusa twebwe dukunda kwisegura tukavuga ngo intego yacu ni uko Yesu yamamara Imana rero duhana umugisha bene data reka babahe nimero za WhatsApp ndetse n'izo babahamagara niba bishoboka Imana bamugisha murakoze cyane nk'uko mwabyumvise rero nimero zanjye ni 0782 777 260 05 ndasubiramo 0782
7 2 6 0 Imana ibahe umugisha. Murakoze. Ni Pastor Aime, ndabakunda. Ukeneye kumpamagara cyangwa kunyandikira kuri WhatsApp, nimero yanjye ni 0783 49 8785 0783 49 8785. Imana ibahe umugisha. Amen. Imana bamugisha. Reka dusoze dusaba umugisha ku Mana, hanyuma Imana itugire neza. Bashumba ndabashimiye kandi mwakoze kuza gukorera umugisha wo kuganiriza abantu b'Imana, kandi iki kiganiro ntekereza ko kitazarangira ahubwo ari akagaruka. Mana yacu turagushimiye, uri Imana y'amahoro, uri Imana ikiranuka. Bana bawe twari turi imbere yawe tuganiriza ubwoko bwawe, nasenze kugira ngo iki kiganiro ugihumekeremo, abantu benshi bazakire kandi babohoke, bamenye basobanukirwe, ijambo ryawe rizagure mu mitima yabo, baguke. Urakoze cyane kuko ubikoze, kandi kugiye gukiza ukabohora ukomora abantu bakumva ijambo ryawe bagahindurirwa amateka. Cyubahiro n'ikibi cyawe rero, fasha buri wese, kandi mwami abatari bakumenya bakumenye, batari bakizwa bakizwe, bafite agahinduka bakize, bafite umubabaro bakize, abari mu ntambaro barwanirire, abarwayi bakire, buri wese amaboko yabo abagereho. Ndagushimiye Yesu, kuri Imana yomora kandi gakiza, inguma zigaragara n'izitagaragara. Cyubahiro n'ikibi cyawe tugucire bugufi muri byose mu izina rya Yesu, amen. Njyewe wabaganirizaga cyangwa wari uri guhuza ikiganiro nitwa Reverend Pasteur Moise. Shalom shalom, ndabakunda, turi kumwe.